zone turquoise ubwo ndibuze kuvuga cyane cyane n'iyigoma hari ku kibuga cy'indege cya Goma kwitwa Zaire ni Kongo y'ubu. Ubwo bamvanye mu Bisesero nari naramaze gutemagurwa noneho batujyanye bagiye kutuvurira muri Zaire. Tukimara kuhajya n'uvuga ngo icyabayeho cya mbere habayeho twageze mu kagoroba k'ijoro saa 12:40 cyangwa saa 1 hatabona kugira cyari kibona nuko bafataga video badufotora badupakurura mu ndege batujyana mu matenti bari barubatse vango umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu n'amazi yo kunywa habeyeho no kuba wanakaraba. Uwageragezaga kubaza bamubwiraga yuko igihe cyo kuba batanga ubuvuzi kitaragera bese no kurya bitaragera kuko badashobora kuba bakora operation y'umuntu wariye cyangwa se wanyweye ibishoboka bivuga ko tugomba kuba twategereza. Mwari nk'abangahe icyo gihe? Twari benshi nk'uko Eric yabivuze, twari benshi bavuye mu Bisesero ariko watubwira nk'ikigereranyo cy'imibare hagati y'abangahe n'abangahe? Yenda mwunganiye kubera ko ari igihe watoranyaga abarembye cyane bagomba gupakizwa muri helikopteri muri kajugujugu za gisirikari. Urebye nka kajugujugu yagendagamo nk'abantu nka 20 kandi baba batwaye inshurizi 3 ko bakabakabwa nka 60 gutyo abavuye mu Bisesero gusa. Urakoze ubwo numva mo Eric impamvu agomba kuzamo cyane njye nyiri mutoya nyiri muri ya myaka niga mu mbere primaire ubwo nuri indege naza ngiye uko umusozi wacu aho ngaho ntago nari nzi ngo mvuye hangiye ahangaha gusa cyo nari mfite mu mutwe wanjye nari nzi ko mvuye ku musozi wa Bisesero ngiye kuri commune ya Gishita ko niho numvaga ashobora kuba ariho hejuru cyangwa se hakomeye kurusha. Ubwo rero mu kwibona hise no nibona ko bukiye mu gitondo nimenye ko nageze mu kindi gihugu nazi. Icyabimbwe nuko mu gitondo tukigera aho ngaho bwakiye tubona abazayirwaze baza batwigana kutwicaga inda. Urumva deja ahantu hari ubutabazi haje n'abantu baje gushungera. Tubona ko bari kuduserereza turi kwicinda umwanda n'iki nibwo abari barimo bakanyakanya bababaje batese mwaje kutwicira ahangaha cyangwa mwaje kutuvura. Ubwo kanya abafaransa bahise bagira umujinya batangira gufata bamwe babasora. Nivuga ko harimo bajyanye bahise bagarura hano mu Ruhengeri ku Gisenyano bita ku Nyundo. Nyundo ni muri Gisenyi ya kera abandi babajyana ahantu bita Igituku none yari indi nkambi iri muri Zaire. Ubwo munsi hahise hakurikira ikintu cyo kujonjora hutututsi hahise haza umugore yavuga Ikinyarwanda araza aca kuri buri gitanda cy'umuntu hutututsi wi uno hututsi sorte hutu we. Ubwo ngewe nta nari ndiri muri position yo kuba sinegukaga ko nari amaze kuba umuntu w'indembura aho ngaho kumbaza hutututsi nari nshonje nari nyene kumenya naho ndi naramwihoreye kumwe n'uvuga ngo umugore we bazungu bagize gusigana kumaho ngaho ariho ndivuze kugera kumwe nakwitwa ari wandokoye aho ngaho. Ubwo bikimara rero kuba aho ngaho dufashe kubyumva neza iyo nkambi yarihuremo abahutu n'abatutsi muri icyo gihe. Yes nuvuga ngo iyo nkambi uko abanyazanyo babivuze yari transit y'abasirikare bo ku bwa Habyarimana bagomba kuba baruhukira. Abaraswaga niho bazanaga uko no kugira ngo bavanemo batutse bavuye mu Bisesero n'ahandi bagira ngo babone umwanya noneho w'iki w'ingabo zakomeretse bagomba kuba bakwitaho. Ubwo nuvuga ngo muri icyo gihe habayeho kuba ngeno nakwitabwaho n'umusirikare bita Christophe. Abandi baranyanze umufaransa abandi baranyanze bashaka kugira ngo bansohore. Uwo Christophe ati no twarasohotse barasohotse ahita amfata ukuboko ahita njyana hehe ku iseta
nari mfite urumva imyenda nambaye hafi iminsi 90 ntabwo ari kumvamo, yahereye hasi aracagagura aragenda akira ku gitanda hariya. Kuvuga icyo nibuka nuko yayisama umupira wako kundi kera abana twambaraga, yamaye igipira kigera hariya ku mavi ndacyambara. Muri uko kucyambara bagenzi be iteka bahitaga bavuga ngo ni ingende. Uwo muzungu Christophe yampakiraga muri cyatata, ubwo ndagenda byo kiganiro tukikore neza, bafataga abandi bana cyangwa se abandi bantu, abana bahungaga bagatandukana n'ababyeyi, bagira ikibazo cy'ubukomere bagahita babagishyira aho ngaho. None hari ikigo cyari kiri iho bita Iruhimba, ubwo n'uva ni Mugunga, abakuru bakabajyana mu nkambi ya Buhimba, abana bakabajyana, abakuru babajyanaga mu nkambi ya Mugunga, abana bakabajyana mu kigo cya Buhimba, uvuga ngo ni muri metero nke aho ngaho. Njye rero uwo muzungu Christophe yampakiraga mu modoka nkicara nawe, abandi bakajya inyuma. Nta gifaransa nagomba kuba navuga, narundi umunsi gukoresha amarenga njye nawe. Icyatumye wenda tubasha gukominikana cyane, twaravugirizaga, yavugiriza nkamenya ko amamagaye nkaza ndiruka. Arambwira ati wowe ugume mu modoka, mu gihe rero bujye bute barabari gusohoka. Yaratwaraga afite n'imbunda ndayifata yishyira mu maguru, ati wowe gumamo ahita afunga. Abana bashyira mu kigo, abakuru bashyira mu nkambi ya Mugunga. Igihe cyo gutaha dusubira inyuma, dusubira ku kibuga cy'indege cya Goma. Bagenzi be barabankataka ati no ntibyumvikana, kuki umugaruye? Nabwo ati umwana yarize yanze gusigara, nari gukora iki? Arongera ansubiza hehe? Ansubiza mu tente. Ubwo nuvango kuva 94 95 tukomeza kubana, ariko n'undi batanshaka. Aho nagarukira kugira ngo twumve neza ko Abafaransa bo ibintu bari barabigize ibyabo. Tugera hafi kuri iyo nkambi, hari abasirikare b'Abarusiya barabonga bitego kuba batanga umusada, ariko mu minsi nk'icyumweru barahise buri indege bagiye. Ndivuga yuko mu gutwanya aje bavuga ngo banze kubaha uburenganzira bwo kuza kuvura abagize ibikomere. Abarusiya baragiye, hari abantu baganga bita médecins sans frontières, nta burenganzira bigeze babaha bwo kuba baza ngo batange ubuvuzi. Bivuga ngo byabaye ibyabo, amakuru yari ayabo n'ibyakorwaga. Ubwo jewe aho byaje kugaragara ko harimo ikintu muri iyo minsi, urumva hari abazerwa bafashe initiative yo kuvuga ati tujye tugaburira abarwayi b'inkomere bari mu kigo. Je haza umugara ambwira ati usa n'abana banjye, witwa Dani, mfite nanjye abana bitwa Dani, geza yankugemurira. Badufata nsharije, ubwo ndi kwivuga ku giti cyako ngese ni kumenya n'abandi bose ngera nifite kuba nakwimenya no kuba nanakwisha kugira ngo naza no kuba nahura n'ibyo bibazo. Aravuga ati ngenze yankugemurira, tugemuriye nk'icyumweru ukwezi, aza no kuvuga ati njyewe ndashaka gufata ubu mwana wanjye nzakujyanira mu rugo. Aza gukoresha dossier, aje gukoresha dossier, urumva Abafaransa babyakiriye hejuru, babonye yuko ngiye kugenda. Uwo Christophe aravuga ati njyewe uyu mwana ngomba kumutwara nkamujyana mu Bufaransa, ati ntago namuguha. Icyahise gikurikiraho nuvuga ngo amaze kunyakira nkorera nawe araza gufata ibyangombwa byawe byose, ambaza amazina y'ababyeyi byose, babandi batugemuraga nongeye kugaruka mu kigo, atangiye kubifashyiraho dose avuga ngo nimuzagaruka ahangaha mutazazana n'uburozi mukica abantu, muzaye kuza kugemurira abarwayi tuzatubitiraho. Ubwo ngewe nahise njya ku cyizere cy'uko uwo Christophe agomba kujya gute kuzanjyana mu Bufaransa. Rasa ku ntego ariko kubira atari mikeya. Yes. Urumva ngo icyo gihe rero kipe ya mbere yahise igenda mu Bufaransa y'abasirikare, twari turi kumwe aho Goma mu 95 sinibuka amatariki neza. Bamaze kugenda ekipe yagarutse, bo deja urumva ngo kugendana nawe byahise byanga gute, bahise banera Frederick.
ndasinzira kuko mva baragiye nka saa sita z'ijoro ndasinzira kwicura biranga yaraje arandika agapapuro nsigira n'umupira w'ifoto ati nari ngiye kugutwara biranga nsanga wasinze sinzi ikibazo wahuye nacyo bagenzi banjye bambwiye ko ushobora kuba wagwa mu ndege ndagusiga ubwo nibishoboka nzaga kugutwara ubwo nuvuga ngo ekipe rero yaje uwo munsi muri iryo mu gitondo yahageze no hita impakira imodoka ihita injyana hehe mu nkambi Bihimba mu kigo cya Ruferina nabaye aho ngaho niho nahise noneho nakirwa n'umundi mu Faransa kazi bitaga Godelief icyo kigo cya Bihimba hari abantu bavuye Gatagara bari bamugaye niho babaga abamasera abapadiri none abo bana bagiye babura bagendaga bajyana mu miryango ubwo nahise nandukana naho ngaho abafaransa no nibona hehe mu ntera hamwe niba no basirikare bo kwa Mobutu bitaga abakotinje nanjye rero kugera no ngiye mpangana nabo bambaza ngo ese wabaye iki bari ibikomere bifite kuko byari bitaranakira umutwe bisaba ko usa nk'unama gato bigaragara kandi bakubitse pole kandi no gushimira Imana ko kumeka nashaka kugira ngo nunganire Dani yari muto kuko umwana wigaga mu wa mbere muri ibintu byabereye mu nkambi tumaze kurobanura batutsi bakomeretse cyane mu Bisesero barimo n'uriya umwana yari umwana icyo gihe ubu rero bagezeyo nk'uko babivuga ntibahawe keya ikwiye ubuvuzi bahawe ubuvuzi uretse no kubavangura barahageze bo ikintu bari bagendereye urabona uruguma rumaze igihe kinini n'umwanda aho kuvura igisebe bo bahitagamo gukata ahakomeretse bakavura igikomere ku buryo hari abahungu hari nk'uwitwa Evariste Ntabwoba bari bagiye kumuca akaguru aca mu idirishya riruka nta n'ubundi muvuzi yabonye urwo ruguma rwagize gute warikirije babonye batangira gufata abantu babakora ibyo bita ni amputation ababona bashoboye bacaho bari kuko umuntu yegereza mikoro neza bamukubise umupanga ahantu hamwe uruguma yenda rwanavurwa bagahitamo gukata byabaga binateye iseseme niko mbitekereza bamwe baca mu madirishya bariruka barahunga ubundi aho mu nkambi barimo ku kibuga cy'indege Goma bajya bahura n'abandi baturutse ku ijwi bagiye babona ukuntu bahunga bumvise ko abafaransa baje bagenda baza nta kintu cy'ubutabazi bigeze bahabwa ubwo wajyaga gushakisha uburyo bwo kubaho hakomeza kudufasha kuko cyari igihe kigoranye cyane abafaransa bakubikora kuko bari babishoboye cyangwa hari ubugome bwari bubiri inyuma bari babishoboye kuko urumva kuvura umuntu uruguma kugira ngo ujye gufata ujye guhita uhitamo guca akaguru wakavuye igisebe kigakira icyo ngicyo babikoreraga ubugome icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri n'ibyo bakoraga ntabwo byari bivuye ku mutima wabo nka misiyo bari bahawe babikoraga kubera ko itangazamakuru mpuzamahanga ryahageze riba ari hejuru nayo mpamvu bemeye kuzamuka ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu kuza mu Bisesero ubundi bari bazi ko jenoside ikihakorwa amakuru bari bayafite yewe n'ababikira barimo na bene wabo bari muri congregation Donamiri yo ku Kibuye kuko no hedikota zabo zari ziri ku Kibuye bari babahaye ayo makuru bari babizi noneho ikindi n'umusirikari muto sinzi peti yari afite bari wazanye niyo kontenje yaje mu Bisesero kuri 27 bazanye n'uwo munyamakuru Patrick de Saint-Exupéry ndetse n'undi ngira ngo w'umwongereza witwa Samukire bo bari bavuye Zaire amakuru ye mu Bisesero bayazi ari naho baje
bageze Gishyita barababwira bati tugiye mu bisese, tugiye muri iriya misozi, turi kumva ko jenoside iri kuhabera. Abafaransa babakuriho bariyeri bariho Gishyita, barababwira bati hariya hantu ntabwo mujyayo. Baravuga bati turajyayo. Barangije baza babakurikiye, ubundi nta gahunda bari bafite. Ni nayo mpamvu bamaze kuhagera n'itangazamakuru ryabibonye, uwo wari ukuriye iryo tsinda ry'abasirikari yamanutse gutanga raporo kwa bosi Gishyita. Hari za filime documentaire ziya zibigaragaza ari mu kumuha raporo, we yirebera hirya nkaho nta kintu bimubwiye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ngarutse ko uwo munyamakuru na ko uwo musirikare witwa Guillaume Mansel mu gitabo cye yaravuze ati misiyo yatuzanye w'abakarera kabisobanura, ntabwo twari tuje guhagarika jenoside, ntabwo manda Nations Unies yaduhaye yari yatuzanye, ahubwo wari umutaka twitwikiriye, ariko misiyo yari iyo gusubizaho ubutegetsi bwa leta y'isi y'abatabazi yakoraga jenoside. Akanavuga ati operasiyo yagombaga kurasa Kigali ivuye Kisangani, nigihe watanze uburenganzira bwo mu ndege zihaguruka, zigihaguruka ipari baravuga ngo iyo operasiyo nigire gute nihagarare.